ikaze mu kiganiro twakoze kuri resistance kuri insuline. Nakubwiye ko bumwe mu buryo bushaka kugufasha kurivasinga iyo resistance kuri insuline ari ugukora intermittent fasting cyangwa se jeûne intermittent. Muri iki kiganiro rero nibyo tugiye kugarukaho, tugiye kureba jeûne intermittent ni iki, ikorwa ite, ifasha iki, hanyuma ku musozo ndaza kukubwira nk'umugore ugendeye ku kwezi kwawe k'umugore uburyo ushobora gukora iyo intermittent fasting kugira ngo udahungabanya imisemburo yawe. Ntimucikwe. Twihuse rero, intermittent fasting ni iki? Intermittent fasting ni uburyo bwo kumara igihe runaka nta mafunguro ufashe. Ibyo ngibyo bikaba bifite akamaro kenshi ku mubiri nk'uko tubibuze kubibona imbere. Ibi ngibi bibarwa guhera ku masaha 4 kuzamuka, ni kuvuga hagati y'ifunguro n'irindi niba haciyemo amasaha 4 nta kindi kintu mfashe, hanyuma gukomeza kugera hari n'abamara n'amasaha 72 nta rindi funguro bafashe. Biterwa n'akamenyero, biterwa no kwiyumva, biterwa no kumubiri wawe umeze. Narajya kuri ariko nagira ngo nkumenyeshe ko ibyo tugiye kuganira hano mbere yo kubishyira mu bikorwa ubanza ubaze muganga wawe wabyigiye ukuvura akubwire niba wemerewe kubikora. Nko mubizi ngewe ntabwo ndi umuganga, ngewe ndi umufasha myumvire n'izitangazamakuru, nize gufata ibintu kubivana mu ndimi za gihanga ziri scientifique nkabishyira mu ndimi abantu bose bashobora kumva bitabagoye. Rero kubishyira mu bikorwa mbere yaho banza uvugane na muganga umubwire uti mufasha myumvire wanjye numvisha avuga ibintu bya intermittent fasting, ese nemerewe kubikora? Muganga wawe uzi neza imiterere y'umubiri wawe niwe uri uburenganzira bwo kubikora. Dukomeze. Intermittent fasting rero zirimo amoko menshi. Nimaze kukubwira ngo guhera ku masaha 4 kugera no ku masaha 72 hagati y'amafunguro. Hari n'abayarenza ubwo biterwa n'umuntu ku giti cye. Ariko tutarajya mu buryo wenda intermittent fasting ikora, nagira ngo twibukiranye bimwe mu bintu by'ingenzi intermittent fasting ifasha umubiri wawe. Turabizi yuko umuntu afashe ifunguro umubiri witubwira impindura igakora insuline ikaza gufasha mu igogora kugira ngo isukari yinjire mu tunyangingo muri serire. Ibyo turabizi. Ibyo ngibyo ariko uko ubikora buri kanya, urya buri kanya, buri saha bituma impindura yawe inanirwa, bikagera n'umubiri wawe ukivumbura kuri insuline bidashwana. Ibyo twabivuze muri icyo mu kiganiro kuri resistance kuri insuline. Niba utarakibonye ndaza kukigushyirira hano, ushobora kujya kukireba kuri channel kirahari ugasobanukirwa neza ibyo ndimo kuvuga. Iyo rero ukoze intermittent fasting ukamara igihe runaka nta funguro na rimwe ushyize mu mubiri, bifasha gutuma ingingo zawe zifasha mu igogora zikora akazi ko kugogora zitonze nyine mwanya runaka zigasoza ibyo gogora. Ikindi nizo bihindura ndetse n'ibindi bigira uruhare mu gukora imisemburo ifasha mu igogora, nabyo bikaba umwanya wo kwisuganya no gukora neza. Ikindi bituma n'umubiri wawe ukomeza gukora neza nta kibazo cy'uburwayi ugize nk'izo za resistance kuri insuline ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Ikindi cyiza cyo gukora intermittent fasting ni uko wiyunga n'amafunguro. Hari abantu bafite ikibazo cy'imibanire n'amafunguro ariko nabyita ibyo bakunze kwita trouble du comportement alimentaire. Ni uburwayi bukomeye cyane bushobora no kwica. Icyo gihe ukoze intermittent fasting ariko ugatangira kuyikora y'igihe gitoya, bituma ubasha kwiyunga n'amafunguro, ukajya ugira igihe cyo kurya n'igihe cyo gutuza nturye kugira ngo wisuganye. Ariko abantu bafite TCA n'ubundi ndababarira cyane muri abantu bagomba mbere yo gukora intermittent fasting kuvuganaho na muganga, kuko mutavuganye na muganga intermittent fasting ishobora gutuma TCA yawe izamuka. Akamaro ka intermittent fasting ni kanini cyane. Harimo gutuma imisemburo yawe ikora neza, cyane cyane umusemburo wa insuline ndetse n'indi misemburo igira uruhare mu igogora ry'amafunguro. Ikindi intermittent fasting bitewe n'igihe uyikoreye bishobora no kugufasha gusinzira neza, kuruhuka neza, umubiri wawe utarimo kurwana no kugogora amafunguro. Intermittent fasting kandi ifasha muri portion control cyangwa se muri deficit calorique. Bimwe nakubwiye yuko ubundi mu mibare, iyo tugiye mu mibare kugira ngo umuntu atibiro nuko ibyo winjije biba ari bike ugereranije n'ibyo umubiri wakoresha ku munsi. Ibi rero kugira ngo bikorohere, rimwe na rimwe ushobora gukora intermittent fasting ugakuramo ifunguro rimwe, bigatuma ibyinjira biba bike ugereranyije by'umubiri wakoresha. Ariko ibi ngibi ugomba kubikora ubyitondeye kugira ngo utaza kugera muri cya gice cyo kwicisha inzara. Nabyo twabikoze ikiganiro kandi twasanze kwicisha inzara atari wo muti ushobora gutuma umuntu atibira.
Intermittent fasting rero yagufasha gukontorora portion yawe cyangwa se gukontorora amakalori winjiza ukuyemo ifunguro runaka. Ikindi, intermittent fasting ishobora gufasha umuntu gutakaza ibiro kandi arya imirire iboneye kandi ntiyinjiza amakalori menshi, igihe wenda uhisemo gukuraho ifunguro runaka ugasigarana amafunguro, cyane cyane nk'abantu basigarana amafunguro abiri, ugomba gufata muri ayo mafunguro abiri za kalori zose umubiri wawe ukeneye, kuko urabizi ko iyo ugize deficit calorique yo ku kigero cyo hasi cyane, umubiri wawe ugira ubwoba ugahita wanga kuta ibiro. Ariko gukora intermittent fasting ufata amafunguro abiri, ushobora gufata amafunguro abiri ugafataho ibyo kurya byose ukeneye kuri uwo munsi, amakalori yose ukayinjiza kandi ibintu byose bikagenda neza. Ntuze kumva uri frustré kubera yuko hari ibyo kurya runaka utakiyemerewe kurya, kubera yuko nyine ufata amafunguro tuvuga 5 ku munsi kandi uri muri deficit calorique, birumvikana ko uba ugomba gufata ya mafunguro atarimo amakalori menshi, rimwe na rimwe bikanakugora kubikurikiza. Ariko iyo ukora intermittent fasting ukuyeho ifunguro rimwe ugasigarana amafunguro abiri cyangwa se 3, birakorohera ku buryo izo portion ufata ushobora gufatamo n'ibyo kurya bikuryoheye, imboga ukaba washyiramo n'utuvuta ukazikaranga zikakuryohera, kubera yuko ntabwo uri strictly. Intermittent fasting rero ifasha mu gutuma umubiri ubona umwanya wo kwisukura, ukikorera amasuku kandi ugakuramo n'ibyo wabitse wazigamye rimwe na rimwe bidakenewe, cyane cyane bimwe umubiri uzigama mu binure bibi, bimwe twita graisse viscérale, bya binure bijya ku nyama zo mu nda. Ibi bishobora no gutera n'izindi ndwara zitandukanye nk'uko twagiye tubireba mu biganiro twagiye dukora. Tumaze kubona akamaro ka intermittent fasting, muri make tubonye yuko intermittent fasting ishobora kugufasha gusubiza umusemburo wawe insuline ku murongo, ikaba ishobora kugufasha guta ibiro, ikaba inafasha umubiri kwisukura no kwishyira ku murongo. Ariko ntabwo ari abantu bose bakwiye gukora intermittent fasting. Mbere yo gukora intermittent fasting nabivuze tugitangira, abanza uvugane na muganga, kuko nk'umuntu ufite uburwayi bwa diabete uri ku miti, uri kuri insuline, akenshi ntabwo biba byiza gukora intermittent fasting, kubera yuko muganga aba yarakwandikiye imiti akurikije igihe ufatira amafunguro. Mbere yo kubihindura rero banza uvugane nawe akwemerere. Umuntu utwite cyangwa se umuntu wonsa, umubiri wawe uba uri gukora mu buryo budasanzwe, ugira ibintu uhinduraho nk'ibyo rero bishobora guteza ibibazo bikomeye. Birumvikana niba utwite ugatangira kwima umubiri wawe amafunguro mu gihe runaka, bishobora guteza ibibazo. Niyo mpamvu ari byiza ko wabyirinda ukabanza ukarangiza izo nshingano uriho zo gukora umuntu, hanyuma wazabisoza ukabona kwinjira mu bindi bya jeûne intermittent, cyangwa se muganga wawe yakwemerera akanakubwira n'uburyo bujyanye n'ukuntu umeze muri icyo gihe urimo. Abandi bantu rero bakwiye kwitondera jeûne intermittent ni abantu bakiri mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Cyane cyane abangavu bakunze kumva bashaka nyine gukora regime, kugira udutaye duto. Ashobora kugwa kuri iki kiganiro yakumva ibya intermittent fasting akumva nayo byamufasha. Ariko iyo umuntu ari mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, umubiri we uba urimo gukora cyane impinduka zikenewe mu buzima buri imbere. Ntabwo ari byiza rero gutangira kugira ibintu nk'ibyo by'impinduka uzanamo, cyane cyane bijyanye no kugabanya amafunguro, kuko bishobora gutuma imisemburo yawe idakorwa nk'uko bikwiye kandi ingaruka zikazaba iz'ubuzima bwose. Niba ukiri mu gihe cy'ubwangavu cyangwa se ubugimbi, itondere gukora intermittent fasting. Ikindi, niba uri umuntu ufite ibiro bike cyane, umubiri wawe n'ubundi ukeneye kwiyongera, niba ariko navuga, irinde gukora intermittent fasting. Hanyuma umuntu nk'ukore nabivuze ufite TCA, trouble du comportement alimentaire, wirinde gukora intermittent fasting utabanje kuvugana na muganga. Izi TCA ziri mu moko menshi atandukanye. Hari n'ibyo bita bulimi, aho umuntu afata amafunguro yamara kuyafata kubera yuko abonye yafashe amafunguro menshi kandi yibwira yuko ari mabi, ashobora kumuteza ikibazo akajya kwidaha akagarura amafunguro. Ubu ni uburwayi bukomeye kandi bubi cyane. Hari na anorexia, aho umuntu atinya ibyo kurya, wabirya ukabirya ufite ubwoba, ukicisha inzara cyane, aho usanga umuntu yarabaye nk'amagufa kubera ko nyine adashobora kurya icyo kurya, arakibona akakibonamo icyago, akakibonaho danger de mort. Iyo ni anorexia. Hari n'izindi za hyperphagie, aho umuntu afata amafunguro menshi
akarya nyine atari uko ashonje ariko ayabonye gusa kumva agomba kuyarya akayarya. Ibi nabyo ni teseya, kandi umuntu ufite icyo kibazo yuko se intermittent fasting wamaze umwanya munini utariye, hari igihe mu gihe cyo kurya uriye noneho urya ibyikubye 3 cyangwa 4. Mbere rero yo gukora intermittent fasting, niba ufite ikibazo cya hyperphagie wabanza ukavugana na muganga wawe akakugira inama y'uburyo ushobora kubikora kugira ngo bigende neza. Hari n'izindi ndwara zitandukanye muri make, mbere yo gukora jeûne intermittent abanza uvugana na muganga. Ariko niba ufite uburwayi budakiraho, ni icyitonderwa cyane gusumba. Hanyuma mbere yuko tugera wenda ku buryo umugore akwiye gukora intermittent fasting, wenda tuzabikoramo ikiganiro cyihariye, ariko hari abantu benshi bakora intermittent fasting yangiza ntabone umusaruro w'ibyo yabwiwe cyangwa se ibyo yasomye cyangwa ibyo yumvise iyo intermittent fasting ifasha. Akenshi biterwa nuko iyo usoje cya gihe cya intermittent fasting cyawe, amafunguro uburyo yafatamo n'igihe yafatamo nibyo bituma utabona umusaruro wari witeze. Ahangaha twavuga nk'ikintu cya mbere ubanza mu nda iyo umaze gukora intermittent fasting. Hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo umuntu amaze umwanya munini nyine yirije atarimo gufata amafunguro, ngo ikintu cyiza cya mbere yabanza mu nda ni imbuto, fruit. Ahangaha njyewe ntabwo ariko ndi bubikubwire, wenda byaterwa na sadepa, ariko ntabwo ariko njye ndi bubikubwire. Ubundi ushaka kubona umusaruro wa intermittent fasting, cyane cyane ushaka kurivasinga insuline yawe cyangwa se ushaka guta ibiro kugira ngo ubone umusaruro, ikintu cya mbere uri bubanze mu nda ubishoboye byaba ari agasalade gasanzwe koroheje. Wenda tuvuga ugafata concombre ukayikatamo uduce duto, ugatonyangirizaho akadimu ugashyira mu gasahane, akaba ari cyo kintu cya mbere urya igihe usoje intermittent fasting yawe. Cyangwa se urundi ruboga, kandi urundi ruboga ushobora gukoramo salade, ishu, karoti, biterwa n'ibyo ukunda n'ibyo ubasha kubona, ariko ugakoresha ku buryo ubanza credite mu nda yawe mbere yo kurya andi mafunguro. Cyangwa se naturi nko mu gihe cy'imbeho, cyangwa niba udakunda n'ibintu bibisi, hari n'abantu badakorana nabyo badashaka kubigogora, wafata isupu y'imboga. Imboga izo arizo zose izo ukunda, ishobora kuba ari isupu iseye cyangwa se idaseye, ugafata imboga runaka ukaba wazikozemo isupu, akaba arizo ubanza mu nda mbere yo gufata andi mafunguro. Kubera yuko uri burya andi mafunguro ntabwo bisaba gufata byinshi, ariko ugafata akabore kamwe, agasahani gatoya k'isupu y'imboga cyangwa se ka salade, akaba ari kubanza mu nda. Hari n'abantu babanzamo umufa wakozwe mu magufa, bone broth. Uyu nguyu ni ugufata amagufa ukayacanira by'igihe kirekire, wenda tuzabikoraho ikiganiro, amasaha nk'5, amanitrime ari mu magufa akajya mu mazi, hakajyamo amakorajene n'ibindi. Hari abantu rero bahitamo kubanza itasi y'uwo mufa mu nda mbere yo gufata andi mafunguro. Hari n'abantu babanzamo imitobe y'imboga, apana y'imbuto, y'imboga, ya mitobe myinshi dukunze kubona bavuga ngo ya detox, akaba ari wabanzamo. Ariko byaba byiza uwo mutobe utayunguruye ari smoothie, gusumba uko wabarije kugira ngo za fibre zibe byibura nubwo zacagagwa ariko zibe zigihari, akaba ariyo ubanza mu nda. Ibi birafasha iki? Ibi biratuma isukari iri mu byo uriye mu mafunguro ugiye kurya, umuceri, igitoki n'ibindi, idahita yirukankira mu mubiri, aho bijyamo gake gake. Noneho wa musaruro wa jeûne intermittent wari wabonye mu gihe wari wiyirije ukomeze ugire nubwo watangiye kurya nubwo wafunguye. Iki ngiki ni ikintu cy'ingenzi kizagufasha kugira ngo ubone umusaruro wa jeûne intermittent yawe. Ikindi tuvuge wakoze jeûne intermittent ya 16:8, wiyirije amasaha 16, wemerewe kurya mu gihe cy'amasaha 8. Hari umuntu byumva gutyo agahita yumva ko guhera ku isaha ya mbere ariye kugera ku ya 8 yemerewe kurya. Ntabwo ari ibyo, ahubwo muri ayo masaha 8 ushobora gufata ya mafunguro yawe 2 cyangwa 3. 2 njye niyo nakugiramo inama niba jeûne intermittent uyikoreye guta ibiro cyangwa se kuivasinga resistance kuri insuline. Nakugira inama yo gufata, niba ufite amasaha 8 yo kurya, ugafatamo amafunguro 2 kugira ngo hagati y'ifunguro n'ibindi hajyemo na wa mwanya w'amasaha 6-7 igogora ryawe rikora neza. Uribuka yuko nakubwiye yuko ukurya buri kanya ariko uri gucukuza insuline. Ubwo rero niba nubwo ari mu masaha 8 wemerewe kuryamo, ntabwo bivuga yuko uri burye amafunguro 8 mu masaha 8. Wabitekerezaho igihe ufunguye ugafata ya bore ya gasalade cyangwa se ya gasupu k'imboga cyangwa se ya jus y'imboga,
noneho warangiza ugahita unafata nyuma yaho gatoya bwaba ari stata nyuma yaho ugafata main course ugafata amafunguro indyo yuzuye iriho ibyubaka umubiri ibirinda indwara ibitera imbaraga niba n'akadeseri ugashaka ukaba wagafata muri iyo saha urimo kurira uzatugira inama yo kujya mu gihe byibura cy'isaha imwe ntuyirenze ugafata n'akadeseri wenda ako ushaka bitewe n'ako ukumbuye cyangwa n'ako ukumva ushaka muri ako kanya ariko kakabarira muri ya makalori yawe y'uwo munsi noneho nanone ugeze ku musozo ugeze ku isaha ya 7 ukongera ugafata iki akandi ka sahani ka makridite cyangwa se ka bol kiso simboga cyangwa ya bonbofu wa mufa noneho ugafata irindi funguro ryuzuye ibyubaka umubiri ibindi indwara n'ibitera imbaraga niba hari n'akadeseri ushaka nako kagafata ariko ku ifunguro rya nyuma ukitondera kurifata hakiri kare mbere yo kujya kuryama kugira ngo byibura hagati y'iryo funguro no kuryama harimo amasaha 3 umubiri wawe ugogore usoze ugere igihe cyo kujya kuryama uri noneho kwikorera isuku gusa umubiri no mvuga kwikorera isuku gusa nta kindi kintu ugenje ibi ngibi bizagufasha gutuma intermittent fasting yawe igira umusaruro. Rero reka mbere yuko tugana ku musozo tubanze turebere hamwe umugore ubundi akwiye gukora intermittent fasting ati ahangaha turaza kuvuga uburyo bubiri ushobora gukoresha bitewe n'ikiciro uri buze kwisangamo. Hari ikiciro cy'abagore bafite ukwezi kuri regiriye kw'iminsi 28 rwose akaba aregeye nk'isaha, ariko hari n'abandi bafite ukwezi guto kutagera ku minsi 28 munsi y'iminsi 24 gutyo, hakaba n'abarenza bakagera mu minsi 30, ariko hari n'umugore wageze mu gihe cyo gucura. Abangaba ntabwo bakora intermittent fasting mu buryo bumwe kubera yuko ntabwo umubiri yabo irekura imisemburo mu gihe kimwe. Abafite ukwezi kuri regiriye kw'iminsi 28 ngiye kubabwira uburyo bwabo, noneho n'abasigaye nabo ndababwira uburyo bwabo bakwiye gukoresha. Ubundi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwawe ni kuvuga ku munsi wa mbere w'imihango, kuva icyo gihe kugera ku munsi wa 10 niba ufite ukwezi kw'iminsi 28, iki gihe bitewe n'imikorere y'umusemburo imisemburo y'umubiri wawe ushobora gukora jene y'igihe kirekire uko ubishaka kugera nko ku masaha 23, ushobora kubikora nta kibazo. Ushobora no kurya amafunguro atarimo ibitera imbaraga byinshi bitewe ko abantu bajya mu mihango bakumva babishaka, ariko ubundi ushobora gufata low carb diet muri iki gihe umubiri wawe ntugire ikibazo, hormone zawe ntizihungabane, ariko ibi byose ukabikora wiyumva. Noneho guhera ku munsi wa 11 kugera ku munsi wa 15 igihe cya ovulation, mbega wegereje ovulation aho ngaho muri ovulation umubiri wawe bitewe n'imisemburo buryo bikoze n'ukuntu biba bimeze, ubukeneye isukari, ubukeneye imbaraga, ntabwo ukeneye n'izindi stress zo ku ruhande. Batugira inama yo kutarenza amasaha 18. Nturenze amasaha ya 18 ya fasting. Ubishoboye ushobora no kubihagarika nko fasting muri iyo minsi 4 ukafata amafunguro bisanzwe, kubera yuko bitewe n'imisemburo yawe n'imikorere y'umubiri wawe muri icyo gihe nibyo byagufasha. Hanyuma guhera ku munsi wa 16 kugera ku munsi wa 19, icyo gihe bitewe n'imiterere y'imisemburo y'umubiri wawe ushobora gukora jene y'igihe kirekire. Niba waramaze no kugera ku rwego rwo gukora jene y'amasaha 48, iki gihe ushobora kwikora nta kibazo. Ushobora no kongera gusubira gufata byo kurya birimo ibitera imbaraga bikeya, low carb diet. Iki gihe umubiri wawe rwose wabikwemerera, ntabwo ushaka kugira ikibazo cya carence bitewe n'imikorere y'imisemburo yawe. Hanyuma icyumweru cya nyuma gisoza ukwezi mbere yo kujya mu mihango, bitewe n'ukuntu imisemburo ibikoze, nabwo batugira inama yo kudakora fasting. Waba ushaka gukora fasting nturenze amasaha 18, akaba ari yonyine yemerewe gufastinga. Iki gihe noneho ukaba ushobora no gufata ibyo kurya birimo carb, ariko byumvikana nyine ni bya byo kurya birimo carb ariko iri complex.
ya sukari yambaye agakoti nk'uko twabivuze mu kiganiro, ngira ngo ni icya kabiri twakoze tugitangiriye icamo. Icyo gihe ushobora gufata ayo mafunguro cyane cyane ukaba ushaka, niba ukunda ibijumba, ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa bishobora kugufasha ko umubiri wawe uba ubikeneye n'imisemburo yawe bikeneye, bizagufasha kugira ngo fasting yawe itange umusaruro. Ubwo birumvikana twageze ku munsi wa mbere n'ubundi w'imihango, urabizwa ugomba kubigenza, wemerewe gufastinga by'igihe kirekire amasaha 23 wiyumva, ariko hanyuma ibintu bikagenda neza. Hari abantu iyo bari mu gihe cy'imihango bumva bashaka utuntu turyohereye, niba ari kumeze ubwo bisaba ko wiyumva, ariko hari n'abantu babyishyizemo atari uko ariko ameza, ahubwo ari uko yabisomye. Ubwo rero wowe umenye yuko umubiri wawe ntabwo uba ubikeneye. Niba utabitekerezaho, nkanjye ngewe icyo cyumweru cya nyuma nibwo mpamvu bashaka utuntu tw'isukari mbere yuko njya mu mihango, nibwo mpamvu bashaka utuntu tw'isukari. Ariko wenda wowe ushaka kuba udushaka nyine icyo gihe uriyumva, ariko inama batugira ni uko ubikora gutyo. Twagiye noneho n'abantu bafite ukwezi kutari regiriye, cyangwa se abagore bageze mu gihe cyo gucura. Ahangaha bakubwira gukora noneho cycle yawe ukayikora ku cyumweru kugira ngo ubikore ku kwezi. Aha ukaba ushobora gufata iminsi 5 muri icyo cyumweru, ukaba ushobora gufastinga by'igihe kirekire bitewe n'urwego ugezeho muri fasting. Noneho ukagira n'indi minsi 2 udafastinga namba, ugafata amafunguro yose mu masaha mu gitondo, saa sita n'imugoroba, nta kibazo. Ibi bintu ukabizirikana, ukabikora gutya kugira ngo udahungabanya imisemburo yawe, cyane cyane nk'abantu bafite icyo kibazo, usanga hari ikibazo cy'imisemburo itari ku murongo. Noneho n'umuntu wageze mu gihe cyo gucura, hari imisemburo umubiri utagikora cyangwa se ukora gake. Ibi ngibi bishobora kugufasha. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, nagira ngo nkubitse yuko turi kuganira kuri intermittent fasting. Ubu akaba ari bwa buryo ushobora kumara igihe runaka nta funguro ufashe. Ukaba ushobora kubikora kubera impamvu zitandukanye, harimo gushyira umusemburo wa insuline ku murongo, harimo gushaka guha umwanya umubiri wawe kugira ngo wisukure, harimo gushaka guta ibiro cyangwa se kugabanya ibiro ku buryo bwiza kandi burambye. Nakubwiye yuko intermittent fasting ushobora kuyikora mu gihe cy'ubuzima bwawe bwose, ukabaho ukora intermittent fasting. Ariko niba uri umugore, nakubwiye yuko hari igihe runaka bitewe n'aho ukwezi kwawe kugeze, ushobora gufastinga by'igihe gitoya cyangwa se ukaba ushobora gufastinga by'igihe kirekire. Hakaba hari n'ahandi batugira inama yo kubireka burundu, ntiwirirwe gufastinga, kugira ngo imisemburo yawe ikomeze ikore neza, ntihagire ikibazo na kimwe cy'ubuzima ugira. Hanyuma ikindi nakubwiye yuko mbere yo kugira ikintu na kimwe ukora ku bijyanye no guhindura uburyo ubayeho, ukwiye kubanza kuvugana na muganga, by'umwihariko niba ufite uburwayi runaka budakira, niba utwite cyangwa wonsa, niba ukiri mu gihe cy'ubugimbi cyangwa se ubwangavu, cyangwa se niba ugeze mu gihe cy'izabukuru, cyangwa se niba ufite ibiro bike cyane. Kugeza ku musozo w'iki kiganiro, niba wakunze ibyo wishe muri iki kiganiro, kanda like. Niba udukurikiye ukaba utarakanda subscribe, uwo kabyawe turakwinjiza, turagusabye kora subscribe. Ikindi, sangiza inshuti zawe iki kiganiro kugira ngo ibyo tuganira muri iki kiganiro bigere kuri benshi, maze community yacu yaguke, yagahinga harmony, twese turusheho kubaho ubuzima buri ku murongo, buri harmony nk'uko twese tubyifuza. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.